izo Imana irazanga. Gusa na Kristo ni gute? Ishusho ya Kristo ni iyihe? Bashonje benshi bagize inzara, ariko ndagira ngo mabwire ko nta wari wafata umunyu ngo yarurire ku isahani abwira abana ngo nimurye. Nta wakurya uri wenyine, ariko uri kumwe na Kristo ubaye ibiryo bizima. Amagambo yo muri wowe araryoshye. Uri kumwe na Kristo ubaye muzima, ubaye uburyohe. Mbahuguye ku bwa Kristo Yesu, mugire ishyaka ritarimwo ibicumuro. Ndabizi neza nifuhe wagize ubikora kubw'umwami. Hari n'abandi badututse, hari n'undi wanditse comment aravuga ngo babo we ngo ko bivuzwe n'umuntu nakundaga. Why not wumva introduction, ntukomeze ngo wumve ikiganiro. Nkumbuye umunsi nzaba nicaye ku meza Uwiteka ariho. Bene dareka mabwire, uzi iyo ushonje ukarya ibiryo byavuye ku Mana, nta gukiranirwa, nta kinyoma, nta eskorokeri, nta tekamutwe, nta mayeri, nta maco y'inda, ukabirya uzi ko ari ifunguro rivuye ku Uwiteka. Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba. Ndabasuhuje mugira amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Abantu tutaziranye muje hano ku ijwi ry'umukanguzi ari ubwa mbere, nitwa Niyomugabo Aniseti, ndi umukristo, ndi umubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ni nayo mpamvu itumye turi kumwe hano, nicyo gitumye twicaye hano kugira ngo tuganire namwe impamvu y'ibyiringiro byacu. Ndiko ijambo ry'Imana ritubwira, gatubwira ngo uko mubonye wa munsi wegereje mujye murushaho guteranira hamwe kugira ngo mwaturirane impamvu z'ibyiringiro. Imana ishimwe. Tubahaye ikaze abantu muje ari ubwa mbere, nawe udukurikiye ari nk'ubwa kabiri warakoze subscribe, Imana iguha umugisha. Nawe utarakora subscribe tugusabye kuyikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro by'ijambo ry'Imana, kuko hano ku ijwi ry'umukanguzi ni umuyoboro w'ubutumwa bwiza. Ni umuyoboro w'ubutumwa bwiza, ko byasa kose, ko byafatwa kose, niyo objective yacu, niyo ntego yo kugira ngo tubwirize ubutumwa bw'umwami kandi tubwire isi ko agakiza kabonetse ku buntu. Ikindi cya kabiri, tubwire abantu ko bamaze gukizwa, bafite ubugingo muri bo, bakora ibyo gukiranuka. Noneho icya gatatu, abo bakoze ibyo gukiranuka, tubabwire ko Imana izirikana imirimo. Imana ntijya yibagirwa. Noneho ubutumwa nyirizina ari ryo shingiro ry'ubutumwa bwacu, nuko ingoma y'umwami yegereje, ingoma ya Kristo iregereje ngo twimane nawe ingoma. Ni igihe dukwiriye kwitegura kuza kwa Kristo. Imana ibaha umugisha. Reka mbasabe dufatikanye dusenge, nitumara gusenga tuganire ijambo ry'Imana. Nakunze umuntu waduhaye ubuhamya atubwira iyo turi gusenga biramufasha, atubwira uko yagiye abohoka. Yatangiranye natwe ku ijwi ry'umukanguzi atari umukristo, atanemera Yesu nk'umwami n'umukiza, akurikirana inyigisho twagiye tubwiriza, hanyuma aza kwakira agakiza. Ari mu bantu twakurikiranye ubuzima bwe, mu bantu twagiye turera bakiriye agakiza ku ijwi ry'umukanguzi, tumuha Bibiliya. Rero nakunze ubuhamya bwe, ukuntu yavuze ngo yajyaga gusenga kuko atazi ibyo asenga, agasubiramo bimwe twavuze, ariko umutima we yizeye. Imana ishimwe. Ibi bintu ntabwo ari imikino. Aha mutuboneye ni kuri social media, ni urubuga nk'urundi, ni imbuga nk'izindi, ni social media nyine. Habonekera abantu benshi batandukanye, mu makomenti mujya mubibona, ariko ntabwo ari ibisanzwe kuri Kristo. Ntabwo ari ibisanzwe ku mukristo, kumva ijambo ry'Imana. Si ibisanzwe. Inaha si iwacu. Niwumva uri kumva ibintu by'ubugingo, jya ubikora nk'usahuranwa, kuko igihe kizagera bikame. Hari umuririmbyi wajya gukunda kuririmba ngo ivomera amazi azagutunga mu gihe cyo kugotwa. Mu gihe wagoswe impande n'impande, udafite akariba ntaki, uzanywa ari muri wowe. Abakristo, Bibiliya iravuga ngo, ijambo ry'Imana rirambwira ngo uwizera, umuntu wese wizera, imigezi y'amazi y'ubugingo izajya itemba idudubiza ituruka mu nda ye. Shimiye Imana ko Kristo atari uwanjye ngo umubure, ni uwacu twese. Mufite umufite, nawe umugira mufite. Ni ukuvuga ngo aba rusange kuri twe. Ariko rero bene data nshuti z'umusaraba, mukanguke dufatikanye. Nituvuga ngo dusenge, umenye impamvu yo gusenga. Twarayivuze, ntabwo dusenga kuko dufite ibibazo.
ntidusenga kuko dufite amaganya n'amakuba tubwira Imana, dusenga kuko dusabana n'Imana, tugasenga kuko ari ubuzima, ni imibereho y'abizera. Uko umubiri ukenera kurya utariye wapfa, uko ukenera kunywa, uko ukenera kwambara, niko n'ubugingo bumera. Ubugingo bukeneye kumva ijambo ry'Imana, bukeneye kumva ibihumuriza, bukeneye kumva amasezerano. Imana ishimwe, dukeneye kwaturana impamvu z'ibyiringiro. Ubugingo bwacu muri Kristo Yesu bukeneye amasengesho, bukeneye kwiyiriza ubusa. Igihe umubiri wubakwa wariye, ubugingo bukubaka umubiri wiyirije ubusa. Rero bene data nshuti z'umusaraba, Imana ibabashishe gukora iby'umwuka turi mu isi y'umubiri, kugira ngo tugaragarweho ikimenyetso cy'agakiza ka Kristo. Imana ibaha umugisha. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, waduhamagariye muri Kristo Yesu tukwitaba tuzutse, urangije uduha ubuzima, uravuga ngo nimubeho. None turiho, izina ryawe nirishimwe. Twicaye hano ku ijwi ry'umukanguzi kugira ngo tuganire n'ubwenge bw'umuntu ukurikiye uri kumva ijambo ryawe, kandi tuganire n'umubiri we. Tubwire uyu mubiri ngo Kristo ni umukiza, tubwire ubugingo bwe ko hari imibereho idapfa ibonerwa mu Mana, tubwire ubwenge bwe ko Uwiteka yihagije. Imana ishimwe. Uyu mwanya turasenze kuko Imana ari iyera, dusabye kwezwa abakiraniwe babigambiriye, abakiraniwe batabigambiriye, abakoze ibicumuro n'ibyaha, abantu bagifite imigambi mibi muri bo. Turasabye kugira ngo amaraso ya Kristo yoza abanduye, abe ariyo yoza imitima yacu, kugira ngo ubugingo bube buboneye, imibiri ibe guhamya. Imana ishimwe. Ijambo ryawe ryarabivuze ngo ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, muri abo bahamya harimo benshi. Ariko kandi igitangaje, Enoke yakiranutse yambaye umubiri, Aburahamu arizera bimuhanira no gukiranuka. None uyu mwanya ndagusabye kugira ngo iyo mpano n'ingabire zari muri abo bene data, ndabizi ziracyakora, zidusohoreze muri Kristo Yesu. Ubwo n'ubuzima bwa Enoke siwe duhamagaye nk'umucunguzi, dufite Kristo. Abisiraheli bari mu nzira bava mu gihugu cy'ubunyage, batashye bari bafite ibyiringiro. Imana ishimwe. Ariko byabaye ngombwa ko bagenda n'isanduku y'isezerano ry'Imana kugira ngo icyo Imana yategetse kigendane nabo. Urirahira uravuga ngo muri iyo minsi amategeko nzayandika ku mitima yabo. Ntabwo tukigendana ibisate by'amabuye, ntabwo tugifite ibitambaro byanditseho amategeko 5 andi 5. Oya, ahubwo dufite Kristo muri twebwe. Ubwo dufite Kristo nk'ubuzima bushya, ubwo dufite Kristo nk'abazutse, ubwo dufite Kristo, Mwami turagusabye kugira ngo utuganirize, utwubake, uduhembure, wongere utwoze twere tubonere. Ni wowe udutunganya tukaba dutunganye rwose. Niyo mpamvu nsabye kugira ngo wigisha ubwenge bwacu kumenya Imana no kukubaha. Ururimi rwacu rwe kunyerera kuvuga ikibi, ahubwo nirujya kuvuga ikibi rutsikire rugobwe, ntirubumbuke ngo ijambo ryumvikane. Mutima nujya kugambirira wibagirwe, nujya kugambirira ibibi wibagirwe, umubiri nujya gukiranirwa unanirwe gukora. Mu izina rya Yesu Kristo turategeka byose biri mu isi, kuko ubutware twarabuhawe. Ijambo ryawe ritubwira uko waremye umuntu umuha ubutware bwo gutegeka isi, ntabwo wari kumwima kwiyobora, wamuhaye kuyobora ibindi. None uyu mwanya turasabye kugira ngo amatwi yacu yumve imvugo y'Imana mu ijambo ryayo, amaso yacu areba agakiza k'Uwiteka muri ino simbi, ibiganza byacu bikora imirimo itunganiye Imana, ibirenge bigende mu nzira itunganye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubwenge bwibwire ibiri mu migambi y'Imana. Ndagushimiye ezi ibicumuro twagucumuyeho. Muririmbyi yaravuze ngo bitakure,
nk'uko ibivazuba n'iburengerazuba hitaruye, niko wajyanye kure n'ibicumuro byacu. Jugunya kure mwami, turi abantu b'inyama n'amaraso bacumura nabi, ariko izina ry'Uwiteka rishimwe, kuko amaraso ya Kristo ariho ngo yeza abacumuye. Mwami, aho kugira ngo tuguhunge tuguhungiyeho, uhaguye mubyutse, ongera udufate mu maboko, udushoboze. Abari batentebutse bahabwa imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Turabigushimiye mwami, ijambo ryawe ryungura imitima n'ubwenge bwacu, kugira ngo umubiri ukomerere kugaragarwaho agakiza. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha nshuti z'umusaraba. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi, mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Nimvuga umuhanuzi Yohana ntibabyumva ko kandi nawe yari umuhanuzi, reka tubivuge uko bisanzwe bizwi. Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, kandi nyine yahishuriwe ahanura, nuko tujya tubivuga abantu bagatongana cyane, ariko nta kundi. Ni igice cyaho cya kabiri, turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Muraza kwihangana nsome kugera ku murongo wa 17. Igice cya kabiri umurongo wa mbere kugera ku wa 17, turaba dusomyemo amatorero atatu. Turaba dusomye Abefeso, dusomye Simuruna, dusomye na Pergamo, hanyuma ahandi tuzahakomeza ubutaha. Bibiliya iravuze ngo wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti, ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi. Ako kantu muze gushyiraho agapuye kugira ngo tuze kugatindaho. Nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nk'uri igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutihana. Ariko rero ufite icyo ngushimira, uko wanga nuko wanga imirimo y'Abanikorayiti, iyo nanjye nanga. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Umurongo wa 8, wandikire marayika w'itorero ry'Isimuruna uti, uwa mbere ari nawe w'imperuka, wari warapfuye none akaba ari muzima, haravuga aya magambo ati, nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi. Nuko utukwa n'abiyita abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa, ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero, unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Amen. Imana ishimwe. 12, wandikire marayika w'itorero ry'Ipergamu uti, ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, aravuga aya magambo ati, nzi ahuba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanjye, ntiwihakane kunyizera. Ndetse no mu minsi ya Antipa, umugabo wakiranukiraga kumpamya, wiciwe iwanyu aho Satani aba. Ariko rero mfite bike nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Baramu, wigishije Baraki gushyira igisitaza imbere y'Abisirayeli, kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Nawe niko umeze, ufite abakomeza inyigisho z'Abanikorayiti nkabo. Nuko wihane, kuko
nutihana nzaza aho uri vuba ndwanye abo batikura inkota yo mu kanwa kanjye. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Amen. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Imana ishimwe. Hano hari amagambo atatu ngira ngo dusubiremo. Haravuze ngo ku murongo wa 7 w'igice cya 2, ufite ugutwi niyumva ibyo umwuka abwira amatorero, unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Irindi jambo ni ku murongo wa 11, haravuze ngo ufite ugutwi niyumva ibyo umwuka abwira amatorero, unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Ahandi ni ku murongo wa 17, ufite ugutwi niyumva ibyo umwuka abwira amatorero, unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse umuntu urihabwa. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Reka nongere nibutse abantu gushayaringa iki kiganiro. Hereza umuntu uzi w'inshuti yawe, kandi mbibutse ko gushayaringa no gusangiza abantu ibiganiro mujye mubanza munasuhuzanye inshuti z'umusaraba. Banza usuhuza umuntu umwifuriza amahoro ya Kristo, ubanza umenye na situation arimo, mubaze mumeze mute. Nimumara kumubaza ameze ate, umubwire ngo hari ijambo ryamfashije reka turisangire, umuhereza. Hari igihe ujya kubona ukabona umuntu aguhaye linki, ntimuherukana, ntunamuzi, nta kugusuhuza, ushobora kuba wanagize n'ibyago utari no kumva. Birashoboka. Ushobora kuba wagize ibyago wanarwaye amaso utakiri kurebamo. Birashoboka. Banza umenye amakuru y'umuntu, tuganire tubane nk'abizera twamaze gufatikanya mu mibabaro yacu. Bibiliya iravuga ngo mwikorerane ibibaremerera. Hano ni ku ijwi ry'umukanguzi. Tugira intego ivuga ngo kanguka ukangura abandi. Ukangura ni Kristo, twe turi ijwi rye, aradutuma tukavuga. Aha ku ijwi ry'umukanguzi ni cano idashingiye ku idini runaka, ariko ishingiye ku myemerere y'ubukristo mu buryo bw'Imana imwe ibonekera muri Kristo, igakoresha imbaraga z'umwuka wera. Hanyuma ahangaha tubwiriza ijambo ry'Imana turikuye muri Bibiliya yera, tugahuza n'andi makuru tukabwira abantu ijambo rya Kristo. Aha rero hari igihe ndagira ngo munyumve muri ubu buryo, iyo ugiye gukangura, ukangura abantu bitewe nuko baryamye. Hari uryama akisinziriza, hari ukangura ntakanguke. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bakanguze vuba bya bimenyetso. Hari naho Bibiliya ivuga ngo nzabahamagaza ikivugirizo. Hari igihe Imana isinyara ibyo urimo, ibyo bikaba kugukangura. Hari igihe ukangura umuntu umumennyeho amazi, hari igihe ukangura umuntu umutwaye burengiti, buringiti ubujyanye, hari igihe ukangura umuntu umukomanzeho, hari n'igihe umusakuriza. Byose birashoboka. Uyu munsi nejejwe n'Imana cyane kubw'abantu bari ku ijwi ry'umukanguzi, mumaze gukura ku gakiza kandi mwanateranye mukuze. Hari n'abandi bakuriye ku ijwi ry'umukanguzi, biranezeza. Tumaze iminsi dushyiraho ibiganiro bya Dr. Rusa bagira ishya. Biriya biganiro ni ikosa riba rikozwe, ariko aho twakoreye ikosa ntabwo duhanwa cyane. Byavuye kuri cano y'undi mugabo witwa Eugene cyangwa Dia Wacu TV, mwanayirebaho nta kibazo. Niho twabikuye. Biriya biganiro byakozwe igihe kinini cyashize. Buriya biriya biganiro mwabonye byari bimaze hafi umwaka byarakozwe. Rero Jene Kwizera aragenda akabitakasharija, akongera akacyaprodinga, ariko yacyaprodinze dufite intego. Hari n'ikindi cyakibanjirije nari nakoranye na mwene data Marcel, Imana imuhe umugisha, kivuga ku rubyaro rwa Kristo. Reka nibutse abantu mukurikira ijwi ry'umukanguzi, muhora mbivuga, mwe kudukurikira ku rwego rwo kuduha views, mwe gukora subscribe kugira ngo twebwe twuzuze abasubscribers, duhige kuri YouTube. Ntabwo ari yo objective yacu, ntabwo ari yo ntego rwose. Niba ukurikiye ijambo ry'Imana urishaka mw'impinduka, umva ijambo ry'Imana urirangize. Hari abantu batangiye kudutukira mwakira kiganiro, ndabisubiramo. Ndemera ko Kristo Yesu yabyaye,
narabivuze ndavuga nti kandi mu mfura za Kristo ndi mu b'imbere. Imana ishimwe yatubyarishije ijambo ry'Imana. Kubera iki biriya biganiro bya Dr. Musa twabishyizeho? Twagiye tubabwira ku ijwi ry'umukanguzi, tubabwira ibintu bizagenda biba, tubabwira impaka zizatera mu bakristo. Ibiganiro bya mbere twari twabikoze tubabwira ngo Yesu yaba umwisiraheli, yaba umwirabura, yaba umuzungu, yaba umunyamerika, niyo yewe nasanga tuvukana kwa data na mama, ntabwo nakizera aho avuka, sinakizera mama umubyara, nakizera impamvu y'Imana mu ivuka rya Kristo. Yesu dufite ntabwo adukirisha fesi, ntadukirisha ubuyuda, ntabwo adukirisha kuba ari umuyahudi, ntabwo Kristo adukirisha kuba avuka mu gihugu cy'i Kanani, ntabwo adukirisha kuba ari umunazareti, ntadukirisha kuko yaba ari umunyafurika, ntabwo adukirisha kuko yaba ari umunyaburayi, ntabwo ariho ubukiro buri. Imana ishimwe. Biriya byose mbikorera kugira ngo mukanguke, mbikorera kugira ngo mukanguke, mukorwe ku bwenge. Nibyo izi mpaka ziri kuza, kubera icyo ari ngombwa ko nzishyiraho. Hari abantutse kuri cano navuze ngo Yesu yarabyaye, none se niba atarabyaye turi urubyaro rwande? Reka turi urubyaro rw'Imana, abaye nka data, turi urubyaro rw'Imana, turi abantu Imana yaronse kubw'amaraso ya Kristo. Ibise bya Kristo nibyo tuvukamo, nibyo tubyarwamo. Bene data, Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Uwo mwuka muwuhawe nande? Tuwuhawe na Kristo, yamutanzeho isezerano. Kandi Bibiliya iragaruka iravuga ngo uwo mwuka twamuhaweho ingwate. Biravuze ngo ntimukiri kubona Yesu w'umubiri, ari muri mwebwe nko kwizera, hanyuma umwuka abe muri mwe. Icyo mwagasabye Kristo umwuka azagikora. Bibiliya iravuga ngo nzajya mbafasha mu mibabaro, niko Yesu yavuze. Aravuga ngo uwitanga nzamugororera. Imana ishimwe. Kandi yaravuze ngo muze mwenyine musanga ahantu hatari abantu. Ni hehe handi wabona Yesu gute udafite umwuka wera se? Umwuka wamuhabaga ryari se utabyarwa n'Imana? Turi abana b'Imana ku bwa Kristo Yesu. Yesu yaratubyaye. Yabyara rero ku ruhande rw'umubiri, ibyo ntitubihamya, nta nibibaho. Hanyuma ikindi cya kabiri, kavukire ya Kristo Yesu ni muri Isiraheli. Ibi mujyaho ngo guterateranya amateka yarahari, ibigwi byo birahari, aho yanyuze birahari, mukurikije amahanga n'ibindi. Ibyo muvuga ngo nabirabura n'ibiki, nimuteranye igisekuru cya Yesu, nibyo murasanga igisekuru cya Yesu, muzasangamo abanyakananikazi, umugore witwa Tamari, muzamusangamo waryamanye na Yuda, simpatindaho. Muzasangamo Rusi y'umunyajorodaniya, Rusi yashakanye na Bowazi babyara Yesaya, Yesaya yabyara Dawidi, Dawidi abyara Salomo, Salomo Rehobowamu. Sinkurikiranye ibyo bisekuru. Muzasanga urwo ruhererekane rwose ruva mu mwoko amwe rukambukiranya paka rukagera kwa Yuda. Ariko kandi Kristo abo yabyaye saba Yuda, yabyaye ubwoko bw'Imana, yabyaye abizera. Ari nayo mpamvu tutitwa abayuda, twitwa abakristo. Imana ishimwe. Kubera iki twitwa abakristo? Nuko kwemera kwacu biduhesha kubyarwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero hari mwene data umwe, sinzi ko ndibuze ndamubona, ndaza kumubona, ndagafite hafi. Yahise yandika komenti anababaye cyane, yanditse komenti ababaye cyane, antuka ijambo rikomeye cyane. Yitwa Eric. Arambwira ngo kagire gute ibyo simbisoma, yongeraho ngo wakinyendaro we, niba utazi Bibiliya ufite abadayimoni kandi baragowe abakumva na Satani asa neza nkawe. Uti niba uvuga ko Yesu yabyaye, ufitanye isano na Satani mu izina rya Yesu. Izo ni bizinesi, mukanguke murebe abadayimoni nuko basa. Reka Eri, ijambo ry'Imana riratubwira ngo icyo muzaboha mu isi kizaba kiboshywe, nanjye nkuboshye naba niboshye. Imana ikweze. Njyewe n'uyu mwanya ndahamya ko Kristo yabyaye, kandi icyo kiganiro mugisubiremo. Impamvu uyu mwene data yadututse ni ishyaka, ntabwo ari uko ari ibyaha,
ariko yagize ishyaka ry'ubuhumyi ribyara gukiranirwa. Reka noneho tuganire nka mwene so muri Kristo Yesu. Nugira ishyaka kubw'umwami Imana, ujye wirinda ibyaha muri iryo shyaka, kugira ngo utarimbuka usa n'urwana intambara nk'iza Pawulo mbere arenganya itorero. Pawulo arenganya itorero yacaga n'abakristo, yabacaga intege, yarabicaga. Abantu benshi bazi ngo Pawulo yitwaga Sawuli ngo amaze gukizwa aba Pawulo. Oya, yitwaga Sawuli Paul. Sawuli ni izina ryo mu muryango w'Ababenjamini. Noneho nuko tumumenyereye kuri Paul nyine intumwa Pawulo, ariko kandi izina ni rimwe. Pawulo nawe yagiraga ishyaka risa rityo. Reka nkubwire mwene data nshuti y'umusaraba nawe wanyumvishe nabi, nanjye natekerezaga ntyo, ntekereza nabi ku buryo Imana nayirwanirira nkanica umuntu. Iyo mitekerereze yari yanjye kandi nari trained, nari narabiteguriwe, narabitorejwe, nzi neza kwitangira Imana. Ariko se ndayitangira umubiri wanjye uyicungure? Ndayitangira se umubiri wanjye ukize ndi? Oya, ndagira ngo mbabwire ko agakiza, icyo bita kurwanirira Imana ni ukwerera imbuto abantu batarayimenya, kugira ngo umucyo w'agakiza ka Kristo kari muri twebwe umurikire abo ngabo bari mu mwijima. Kurwanirira Imana ntabwo ari ukwanga uwo mudahuje kwemera, si ukumutuka, si ukumwica, si ukumurwanya, ni ukumenyekanisha ishusho y'Imana muri wowe. Ntabwo umwijima ntuhunga urumuri mu gihe umuntu ufite urumuri nawe agiye nk'umwijima. Oya, mbahuguye ku bwa Kristo Yesu, mugire ishyaka ritarimwo ibicumuro. Ndabizi neza nifuhe wagize ubikora kubw'umwami. Hari n'abandi badututse, hari n'undi wanditse comment aravuga ngo baba we ngo ko bivuzwe n'umuntu nakundaga. Why not wumva introduction, ntukomeze ngo wumve ikiganiro kubera ko mutarangiza ibiganiro. Niyo mpamvu YouTube ziba confusinga kubera amateyito titre bashyiraho, wasoma titre ugahita utuka umuntu bavuzeho kandi nawe atazi ko bamuvuze. Noneho rero ndabacyashye kubw'umwami wacu, murekeraho gukiranirwa. Niba Kristo ari agakiza kuri mwe, nimugaragaza imbuto z'agakiza. Imana ishimwe. Rero murekeraho no gutuka umuntu wavuze kuri Yesu. Bene data nshuti z'umusaraba, niwumva umuntu ahamya Kristo akamuhamya mu buhumyi, ntabwo ari ikosa rye, ni ukutamenya. Uwazamenya ate? Bibiliya iravuga ngo nimusenga musabire abera bose. Ikintu gitangaje, umuntu uvuga Yesu mu buryo bw'ubuhumyi bw'imyemerere ariko akemera ubucunguzi bwa Kristo, noneho iki cyo murantera n'amabuye, uwo muntu azabona ubugingo. Kubera iki? Umwuka wera ariho ngo agorore ibyo twishe mu mafuti y'ukutamenya kwacu. Mu gihe uyu muntu yizera Yesu nk'umwami n'umukiza, akemera umumaro w'umwuka wera n'amaraso ya Kristo, uburyo yavugamo Yesu akamuvuga nabi atari icyo agambiriye, atari icyo agendereye. Bibiliya iravuga ngo umwuka wera niwe utunihira iminiho itavugwa, avuga ngo Aba Data, aratunihira. Rero reka mve kuri ibyo ngere kuri ibi bitabo bitatu dusomye. Ni mu gice cya kabiri igitabo cy'ibyahishuwe. Iki ni igitabo mutazabona muri Bibiliya nshya yamaze kwandikwa, n'amagambo menshi muzasanga atari muri izi Bibiliya. Twabivuzeho, ibyo ntituzabitindaho kuko nibigegera igihe Bibiliya igiye gusohokera kubivugaho bazajya babiduhora. Ibi byose ndabibabwira nkabwa ntibi ntituzabigarukaho kuko tuzaba tumaze kwiproteja. Wowe ubyumvishe, rinda icyo wumvishe. Nkunda uburyo Abanyarwanda, umunyarwanda yoba akayoba bishaka, yarangiza akaguhamagara akakubwira ngo ngira inama, kandi nawe uri kubona icyo wakora ngo uva aho uri ngo ngira inama. Hari nk'abantu mujya mutwandikira message tukabihorera, ajya kubona ukabona umuntu ngo haye ngo nashakaga ngo mungire inama ngo y'uburyo nasenga. Usenga gute? Urinde? Mu buhe buryo? Wamubaza gutya agahita akubwira ngo kukwibwira si ngombwa, ngo no kubisobanuramo si ngombwa, ngo ahubwo ngo nsenge gute kugira ngo Imana inyumve. Byonyine ntunafite uburyo bwo kumva umuntu uri kubaza ngo muganire. Banza worohe mu mitekerereze. Yesu yaravuze ngo munyigireho kuko noroheje. Aravuga ngo kandi ndi umugwaneza. Nshuti z'umusaraba, niba turi ku bwa Kristo, kwikakaza no kwikomeza muri kubikuraye. Muzi igitangaje,
ni ibimenyetso by'imperuka biri gusohorera kuri mwe, ariko ntibikabe. Imana itweze rwose. Dusomye rero iki gitabo cy'ibyahishuwe, dusomye itorero rya Efeso. Efeso twayivuzeho ku ijwi ry'umukanguzi, reka twongere dusamarayizinge kandi turi no hafi gusoza kugira ngo n'abatarabyumvishe babyumve. Efeso bivuga abanyagikundiro, abantu beza ku buranga no mu mico. Abanya-Efeso ni itorero ryari rituye ku mutwe nyine n'ubundi w'isoko ryo muri Efeso. Inzira eshatu wavaga i Burayi ugahitira Efeso, wava Aziya ugahitira Efeso, wava muri Afurika ugahitira Efeso. Ryari rimwe abacuruzi benshi, hakaba amapisine ko Efeso n'ubundi hari mu kirwa, hakaba ahantu bogeraga, habagamo inzu y'imyidagaduro. Abazi amahistware y'intumwa barabizi ko hari igihe abagabo b'Abanikorayiti bagumuye abizera, barwanya ukuri ndabigeraho, ariko kandi bakajya kogera muri Efeso, bituma abakristo bo muri Efeso bigumura. Pawulo abonye uwarwanyaga ukuri ahageze aravuga ngo nimusohoke mucike mutaza kumva ibyo avuga. Njya nifuriza buri muntu wese uba kuri social media, abantu mutuvyuwinga kuri ama YouTube channel, Imana ijye ibaha guhitamo aho muba, aho mwumva. Ibyo mwumva niyo wabyumva ukabihinyura, burya bikugiraho ingaruka mu mitekerereze, kuko ibyo bintu biba bikurashinze muri mind, ibyo bintu biba biteje impanuka. Imana ijye ibafasha muhitemo aho mwumva, kandi Imana ijye ibafasha ibyo mwumva bibagirira umumaro. Noneho umugabo Petero aravuga ngo uyu mugabo navuga hakagira abamwumva barayoba, nimwiruke. Bariruka baramuhunga. Abantu bo muri Efeso Pawulo yabwirije y'ubutumwa bwiza, amara y'imyaka 3 abwiriza urugo ku rundi. Asigayo Timoteyo ari uyoboye itorero ryo muri Efeso. Intumwa zarahabaye, Yakobo yabaye muri Efeso, Petero aba muri Efeso, Yohana yandika urwa mbere yarwandikiraga Abefeso, urwa kabiri n'Abefeso, urwa gatatu n'Abefeso, ababwira ngo bana bato ndabahuguye. Hari n'igihe muri Efeso hadutse inyigisho z'Abanikora zibabwira ngo nimwirire munywe. Yesu ntiyagiraga umubiri, ni umuntu wari uw'umwuka. Bigisha Kristo nk'umwuka, ntibavuga umubiri nk'ubucunguzi, bituma bakoresha imibiri yabo iby'ibyaha, bavuga ngo impamvu Yesu atakoze ibyaha nuko yari umuntu w'umwuka. Noneho kwigishwa umuntu w'umwuka, Abanya-Efeso bamwe barabyumva, bibinyigisho z'Abanikora. Barangije baravuga ngo kandi umurimo wo kuducungura yarawusoje, nimwikorere byose, Kristo yaraducunguye. Niho hakomoka teoloji liberali, abantu babwira ngo Yesu yarabirangije. Nibyo yarangije ibyo kuducungura, ariko imbabazi za Kristo ziracyakora zeza, n'agakiza karacyakora gatsinda ibyaha. Niba ufite agakiza kadatsinda ibyaha, menya neza ko nta mwuka w'Imana muri wowe. Kandi Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo ikibyarwa n'Imana cyose kinesha iby'isi. Ndibuka navuze iryo jambo, umuntu arantuka nawe, nk'uyu mwene data wavuze ngo na Satani asa nkanjye. Imana ishimwe, ashobora kuba Satani burya anasa neza kuruta n'Iseti, kuko Satani ajya yihindura na marayika w'umucyo cyane rwose. Kandi noneho njyewe ntinya kamere yanjye kuruta Satani. Kamere yanjye niyo mbi kuruta Satani, kuko niyo yacumbikira Satani, ariko Satani ntiyancumbikira atanyuze muri kamere yanjye. Rero Imana ijye ibagirira neza bene data nshuti z'umusaraba. Hari n'uwantutse arambwira uti wagikiwe, ntabwo nagisubiramo icyo kindi. Arambwira ngo uratinyuka ngo ukanesha isi, ngo ukanesha isi se n'izihe mbaraga? Bene data nshuti z'umusaraba, bantu dusangiye amakuba yo mu bwami, isi yaraneshejwe. Kristo yikiranukiyemo aratsinda, aranesha. Uko kunesha kwa Kristo turabyambaye, turabicelebratinga. Iyo ni celebration yacu. Nimwumva ngo kuri Noheli, ngo kuri Pasika, ni celebration days zacu, ni iminsi yacu yo guserebura. Haleluya! Kuko Kristo yaranesheje, yatsinze urupfu, atsinda kuzimu, atsinda isi na Satani. Ubwo yanesheje isi rero, yayidusizemo ko Bibiliya iravuga ngo simbasabye kubakura mu isi,
ahubwo barinde umubi. Imana iturinde umubi wo mu isi, atsindirwe mu isi, kuko umukiranutsi azava mu isi ntazava mu ijuru. Imana ishimwe. Abanikora baragenda baganza abantu, bababwiriza inyigisho mbi nk'izo mugiye kumva Kristo w'umwirabura bagiye babwiriza bavuga ngo ntiyari yambaye umubiri, none uyu munsi haje abavuga ngo ntabwo ari brown, ntabwo ari uw'umubiri utukura. Hari abazaza babwira ni umwarabu, abandi ngo ni umunyafurika. Izo nyigisho zose ni iz'abanikora, izo Imana irazanga. Gusa na Kristo ni gute? Ishusho ya Kristo ni iyihe? Ishusho ya Kristo ni ukwera, ni ugukiranuka, ni agakiza, ni imibereho yo mu bumana, ni ukunesha isi, ni ukugendera mu ntego y'Imana, ni ugukora iby'Imana ishaka, ni ukwibwira iby'agakiza. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana ibarinde inyigisho z'abanikora. Imana ishimye cyane Abaefeso. Baravuze iti mwaretse urukundo. Uru rukundo nta mugayo barurekeshejwe no kwanga abo bantu. Abaefeso barebye abanikora baravuga ngo muri abo kwicwa no gupfa mugashira. Imana iravuga ngo hoya, ababi ntibakicwe n'ibiganza by'abeza, n'ubundi batazanduza ibiganza byanyu. Umunwa wanyu ntugacumure, ntimugakiranirwe. Arangije aravuga uti oya, iyo ntambara ntimukayirwane gutyo. Nimusoma Bibiliya, Pawulo yageze igihe arabandikira mu makuba bahuye nayo, arababaza ngo mu ntambara n'amakuba yanyu mwitwaye gute mu bigeragezo mwahuye nabyo? Bamwe baramusubiza baramubwira bati ntabwo bakinjira iwacu abo bagabo. Baramubwira ngo duhagaze ku marembo n'imipanga n'ibiki, turaba abanyembaraga basore bibizigira bahagaze ku muryango. Arababwira ati wewe, arababwira ngo nimukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ibisigaye mwambara intwaro zose z'Imana. Imana ishimwe. Aravuga ngo ntacyo mwakoze, ariko none ibisigaye izo ntwaro zanyu nimurekera kuzirwanisha, ahubwo mukoresha intwaro z'Imana, kuko abo dukirana nabo si bariya bambaye umubiri. Aravuga ngo ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, ni abategeka isi y'umwijima, ni abatware b'iyi si, arabadevelopa. Arangije aravuga ngo nibwo nimwambara intwaro zose z'Imana nibwo muzabasha guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Bene data, namwe rero mwihagarara n'intwaro za kamere, mwihagararana intwaro z'imitekerereze mibi, nimwambara intwaro zose z'Imana. Mureke gukiranirwa mubitewe n'amagambo atushije imitima yanyu, kubw'ishyaka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nimwirinde ibicumuro, murirwane nabwo muzabyambarira amakamba. Kandi iryo shyaka wakoresheje mwene data, rikoresha uhunga n'ikibi, urikoresha ufunga n'umunwa wa kamere yawe, ntivuga ibyo gukiranirwa kandi hari ugukiranuka kwa Kristo guhindura abakiranirwa. Imana ishimwe. Abanikora baragenda banduza abantu, ariko Abanyaefeso baravuga ngo ntituzabumvira, babirinda muri ubwo buryo. Reka nihute, bagera no mu itorero ry'Isimuruna. Simuruna birasobanuye ngo ni impumuro nziza. Imana irababwira ngo bamwe muri mwe bagiye gushyirwa no mu nzu y'imbohe, mugiye kugeragezwa. Aravuga ngo ariko muzihangane kugera ku gupfa. Bene data, itoro rya Kristo nicyo gihe risohoyemo. Ihangane kugera ku gupfa. Imitego myinshi iriho. Uyu munsi hari abantu batagihabwa akazi badakoze ibyaha. Iryo ni igerageza riri guhiga ubugingo bwo mu bizera. Hari n'umuntu uguha akazi aguteze kugira ngo ako kazi kazatuma guprofita. Bene data, Imana ibwiye Abanyasimuruna, iravuze ngo muzihangane kugeza ku gupfa. Imana ishimwe. Muzihangane kugeza ku gupfa. Niba ibyiringiro byacu tubiterwa n'umubiri wa Kristo wamanitswe ku musaraba, uwawe nawo wakwemera kuwukoresha uburetwa kugira ngo ubugingo butagwa, kugira ngo ubugingo budapfa. Uwawe wakwemera kubabaza kugira ngo umubiri wa Kristo habwe agaciro. Imana ishimwe. Simuruna barishwe, Abakristo miliyoni 50 zirashira. Abakristo barapfuye. Muzarebe ukuntu Nero yabababaje, baza amateka. Abigishwa niho bafatiwe, barabambwa. Petero arabambwa, Barutimayi baterwamwe amacumu, Batoma bagwa mu Buhinde, bamwe barashishurwa bakurwaho uruhu. Arababwira ngo muzihangane kugeza ku gupfa. Bene data, nimwihanganira imibabaro yo muri Kristo Yesu. Pawulo yageze mu Baroma, ndatekereza ari 12:8, arababwira ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranwa n'ubwiza tuzahishurirwa. Haravuga ngo kuko n'ibyaremwe byose byitegerezanyije amatsiko guhishurirwa kw'abanesheje. Bene data, nshuti z'umusaraba, umubiri nibyo ukora ibyawo, ariko ihangane kugeza
ku gupfa. Ndagira ngo ngere hafi bigera ku itorero rya gatatu bita Pergamo. Pergamo birasobanuye ngo nahitaruye, ahirengeye cyangwa ikigaragara kuruta ibindi. Imana ishimwe. Aravuga ngo muri mwebwe ndabizi ko ari w'intebe y'ubwami bwa Sataniri. Ndagira ngo mbabwire ko yamaze kwima ingoma, yaricaye araganje. Antikristo agiye gukora mu buryo bweruye. Uyu munsi ariho ari gukora mu buryo butaziguye. Ntabwo abantu bari kumumenya, aracyafite amayoberane kuko itorero riracyamubuza gukora. Ariko intebe ya Satani niho iteretse. Nzabasubiramo aya mateka yaho, mbabwire uyu mugabo witwa Antipa arinde, mbabwire ingorane bari barimo. Pergamu ni itorero rya Kristo, risobanura Pergamu. Niko Yesu yaravuze ngo muri umudugudu wubatswe ku mpinga z'umusozi utabasha kwihishira. Aravuga ngo muri umucyo w'isi. Arongera aravuga ngo muri n'umunyu, ntimuzakayuke. Umunyu iyo ukawuyutse nta kindi kiwuryoshya, urajugunywa hanze ugakandagira ukanyukwanyukwa. Bene data, impamvu turi umunyu ntawe uwurya wonyine, nuko tugomba kuba muri Kristo Yesu. Niwe funguro rizima, niwe mutsima. Ikiryoshya umunyu ni umutsima, ni umubiri wa Kristo. Kugira ngo nawe uryohe ube umuntu muzima, nuko muri wowe ugendana umubiri wa Kristo. Nta munyu uribwa wonyine, ntawe urateka umunyu ngo agaburire abana. Bashonje benshi bagize inzara, ariko ndagira ngo mabwire ko ntawe wari wafata umunyu ngo yarurire ku isahani abwira abana ngo nimurye. Nta wakurya uri wenyine, ariko uri kumwe na Kristo ubaye ibiryo bizima. Amagambo yo muri wowe araryoshye. Uri kumwe na Kristo ubaye muzima, ubaye uburyohe. Imana ishimwe. Samusoni yigeze asakuza aravuga ngo mu murye havuyemo ibyo kurya, mu myembaraga havamo uburyohe. Uburyohe bw'agakiza k'Imana buturuka mu munyu, ariko uri mu mubiri wa Kristo. Umutsima w'ubugingo muvange n'umunyu. Imana ibaha umugisha. Nsoza rero, ubumenyi budafite Kristo bubwiriza amateka, ariko ubumenyi bufite Kristo bubwiriza iby'umwuka. Niyo mpamvu muzasanga abahanga bagiye kwicara babashakira ibitabo. Bamwe bazahinduka. Nose niba abakristo dutangiye gutukana turi abakristo, bizagenda gute mu gihe tuzaba turi kugeragezwa n'abatizera? Bizaba bimeze biti? Bizaba bigoranye. Ya magambo atatu rero tuyasorezeho. Rimwe ryatubwiye ngo unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Umuntu uzanesha izi nyigisho z'ibinyoma, Imana irashaka kunesha. Uwo niwe uzaragwa. Igiti kiri muri paradizo birasobanuye ngo tuzataha. Ijambo ry'Imana, Kristo ari ku musaraba yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo mfite inyota. Bamuzanira sipongo, ariko hari ijambo yaravuze. Yari yabwiye abigishwa ngo ntazongera kunywa ku muzabibu, habe no kurya ku rubuto rwawo atari yicarana n'umugeni yakoye. Imana ishimwe. Ntabwo azongera kurya ku muzabibu. None tuzarya ku giti cy'ubugingo. Iki giti cy'ubugingo ni ikihe? Iki giti cy'ubugingo ni ikihe? Ni cya giti, ni igiti nyine cy'ubugingo. Ni Kristo, niwe wera izi mbuto, niwe wabaye igiti cy'ubugingo, niwe wabaye ubugingo, yabaye byose. Ariko kandi umunsi itorero rizamurikwa, tuzahabwa ibyo mutigeze mumenya. Ese muratekereza Adamu yarariye ikihe giti mu ngobyi ya Edeni? Twabiganiriyeho. Abantu benshi mubitangaho comment, Imana ibaha umugisha. Ariko unesha azarya ku giti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Bibiliya iravuga ngo muzabagirwa ibibyibushye. Nkumbuye umunsi nzaba nicaye ku meza Uwiteka ariho. Bene dareka mbabwire, uzi iyo ushonje ukarya ibiryo byavuye ku Mana, nta gukiranirwa, nta kinyoma, nta eskorokeri, nta tekamutwe, nta mayeri, nta maco y'inda, ukabirya uzi ko ari ifunguro rivuye ku Uwiteka. Nshuti z'umusaraba, ibi biryo ubirya utabitamwa amarira, ubirya uryoshye, niyo byaba ari byo bya nyuma, ubirya udahagaritse umutima. ku meza Uwiteka yaringanije. Noneho nimutekereze turi kurira ku meza y'Imana, umuntu unesha azasangira n'Uwiteka. Abisirayeli bagiye bategwa ibi bintu. Ba Daniyeli babateze imeza y'umwami, baravuga ngo ibi ntibyashushanwa no kugereranwa n'Uwiteka Imana yacu. Baravuga ngo ibyo kurya byawe byihorere, utwihere ibishyimbo. Ariko nshuti z'umusaraba, nawe reba gusangira n'umutware. Ariko si umutware, ntabwo ari umutware w'iyi si, ntabwo ari umutware mu b'iyi si. Oya, n'Uwiteka utwarira rimwe isi, ijuru n'ikuzimu baramwubaha. Tuzasangira nawe. Imana ishimwe. Unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri.
urupfu rwa kabiri nababwiye ko aricyo Kristo yaducunguye. Yaducunguye urupfu rwa kabiri, aduha imbabazi zibabarira ibyaha, aduha amaraso atweza tugasa n'Imana, amaze kutweza aduha ubugingo bufite imbaraga zo kunesha icyaha. Ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Uwo muntu uzanesha ibyo byose azaba akize kurimbuka, azaba akize gutabwa mu rwobo rw'iteka. Nsoreze kuri iri rya nyuma, unesha nzamuha kurya kuri manu yahishwe. Imana ishimwe, kuri manu yahishwe muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse umuntu urihabwa. Iri buye ryera, ibuye ni Kristo, izina rishya ni izina ry'umukiranutsi Imana izaduhamagara rituruka ku mirimo mukora none. Imirimo niyo izahesha umuntu izina, kuko imirimo izapimwa inyuzwe mu ruganda. Reka mbashimire kubw'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mbatuyeho imbabazi abadutekereje nabi kubera inyigisho mutumvishe neza. Kristo yarabyaye kandi turi urubyaro rwe. Icyo akora mu ruhande rw'umubiri ntiyigeze abyara, nta mugore yashatse, ariko niyo yamushaka ibyo ntimuzabitindeho. Niwumva hari n'umuntu ubikwemeje ukabyemera, uzakomeze kwizera ubucunguzi bwo muri Kristo. Ibindi byose si byo, ni ibinyoma. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo turi urubyaro rw'Imana binyuze mu maraso ya Kristo. Mana, turagushimiye. Ijambo ryawe ni iryera nk'uko nawe wera. Uri igitare cy'amahanga, kuko ukuboko kwawe niko guterura amazi, wabumbura isi yose igahabwa amazi. Ariko niyo ufunze igipfunsi, isi igwa umwuma. Uri igitangaza. Iyo uhamagaye ibiriho byose biritaba, iyo ubwiye ngo nibipfe umwuka ubishiramo, kandi niyo ubibwiye ngo nibizuke biba bizima. Uhamagara inyenyeri zose zikakwitaba, niko umuririmbyi yaririmbye. Ibyo mu nyanja byose bimenya izina ry'Uwiteka, bigasigasira icyubahiro cy'Imana. Natwe abakwiringiye tugusabye imbaraga zinesha, kugira ngo umutima w'agakiza kawe ube kuri twe. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze none n'iteka ryose, amen. Shalom, shalom. Ijwi ry'umukanguzi.